tugarukanye inkuru ibabaje, tugarukanye inkuru iteye agahinda. Nk'uko ureba muri sikirini yawe harimo umukobwa ukiri muto cyane, umukobwa mwiza, umwana wari ukiri mutoya. Mu by'ukuri abantu benshi bacitse ururondogoro, abantu benshi bababaye, biteye agahinda kubona umwana ungana gutya yakwiyahura bitewe n'inkuru z'ibihuha ziri guca hano ku mbuga nkoranyambaga. Umunyeshuri wari ugiye kujya mu wa gatanu, urumva ko ari umunyeshuri ukiri mutoya, yararangije mu wa kane nibwo yari agiye kujya mu wa gatanu. Rero nyuma y'uko yumvishe itangazo abantu bashize hanze, tutazi niba ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma, rivuga ko abanyeshuri bari mu wa kane bagiye kujya biga imyaka 7 kugira ngo basoze amashuri yisumbuye. So rero uyu mwana yari aherereye he? Ibyo ngibyo byabaye ryari? Nibyo rero ngarutse kukubwira. Icyo nsaba nta kindi ni uko buri umwe wese wamaze kugera kuri uyu muyoboro wa YouTube bita The Brown 250 ugezaho abantu inkuru zigezweho, yakora subscribe, ugakora subscribe ugakanda kunzogera kugira ngo n'izindi nkuru zijye zihita zikugeraho ako kanya tukizishira hanze. Niyo mpamvu uba ugomba gukora kunzogera. Ikindi kandi mbahereze ikaze abantu basanzwe hano n'abashya bagiye kwinjira muri uyu muryango wa The Brown 250, muhawe ikaze. Reka twanzike n'inkuru yacu rero ngo byagenze bite. Ibi ngibi byabaye mu ijoro ryo kuwa tariki 28 mu ijoro ryakeye. Uyu mukobwa akaba yitwa Ange Nowela, wari utuye mu karere ka Gasabo, akaba umwe mu banyeshuri, akaba umukobwa umwe mu muryango w'abahungu 3 n'umukobwa umwe ndetse n'umugore n'umugabo batuye mu karere ka Gasabo, ni muri Kigali. Uyu mukobwa rero nyuma y'uko afunguye imbuga nkoranyambaga akaza kubona itangazo rimaze iminsi ricicikana ry'uko umuntu ngo agiye kujya yiga imyaka 7 kugira ngo asoze amashuri yisumbuye. Uyu mukobwa yahise yiyahura. Wakwibaza ngo kubera iki yiyahuye? Uyu mukobwa nubwo yiga mu wa kane, urabona ko ni umukobwa mukuru. Yego ntabwo ari mukuru mu myaka ngo aba afite imyaka myinshi cyane, gusa yigaga mu wa kane ku myaka ye igera muri 17, yari agiye kujya mu wa gatanu. Rero nyuma y'uko yumvishe ko azarangiza amashuri akerewe, azarangiza amashuri ari mukuru, uyu mukobwa Ange Nowela yahise yiyahura. Ababyeyi be rero bari bagiye mu mirimo yabo, dore ko ari abacuruzi, baje gusanga uyu mukobwa mu cyumba ihakinze, barakomanga abura uwafungura, barasakuza cyane, umukobwa ntiyafungura. Isaha irashira, amasaha 2, amasaha 5 ashize, nibwo uyu mukobwa bavuze ati uyu mukobwa rwose ashobora kuba hari ikibazo cyamubayeho, tukaba tutabizi, tukaba turi kubiterera iyo ngiyo, tukabifata nkaho nta kintu bivuze, kandi mu by'ukuri umukobwa yanze gufungura. Batonganye bajya inama, bigezaho papa abaraje, dore ko mama ari we wari uvuye gucuruza. Papa we akaba ari umushoferi usanzwe utwara imodoka. Aje bamutekereza ibintu uko byagenze, bigezaho aravuga ati uyu mukobwa ubwo atavuga ni ikibazo, bahitamo kwica urugi.
Urugi rero barwishe nk'uko bari babyemeranyije mu bisa nk'ibigoranye, basanze umukobwa yiyahuye umwuka wamaze guhera, ibye byarangiye. Mw'abantu mwe, bahise barwa mu kantu, mama w'uyu mukobwa yahise agwa igihumure ajya muri koma, ubu ngubu ari mu bitaro. Papa we yataye umutwe, ibintu byabaye akavuyo iwabo, abavandimwe be amarira ni yose, ababonye uyu mukobwa bose amarira ari kwisuka. Umukobwa ukiri mutoya mwiza ku isura, ndetse bavuga ko yagiraga imico myiza. Nyuma y'uko rero uyu mukobwa yiyahuye, abarimo Scovia ndetse n'umukuru w'igihugu wamenye iyi nkuru, babicishije ku mbuga nkoranyambaga zabo, bagiriye inama urubyiruko, bababwira ko batagomba kumva buri nkuru yose babonye ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu byose mubona ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari byo, mugomba kubaza mugashishoza mbere y'uko mufata umwanzuro, kuko byashira ubuzima bwanyu mu kaga. Ndetse ababwira ko n'iyo nkuru ivuga ko imyaka 7 ku bantu bari mu wa 4 bagomba kwiga, ari inkuru itaramenyekana ko ari inkuru ya nyayo, bityo abantu bose bagomba kwimenya bakirinda. Murakoze, tuzongere dusubire.